abantu bubaha ubuhanuzi kuruta Bibiliya. Iyo umuntu avuze ngo Uwiteka avuze, nubwo yabakubeshe uravyemera. Ubona abantu bagerageza gushakisha kumva ico Uwiteka bavugaho kugira ngo bamenye uko ejo hazaba hameze. Ariko ngewe ndi umupasitoro, nemera impano zose z'Imana kandi ko zikorera mu itorero, ariko nubaha ijambo ry'Imana cyane kuko ubuhanuzi bwose bugenzurwa na Bibiliya. Ni byiza ko Imana igira ikikuvugaho, ni byiza cyane, ariko nta nubwo ukwiye kugenda ubishakisha ujya mu byumba, ujya ku bahanuzi, ujya no ku bandi kugira ngo umenye icyo Imana ikuvugaho. Reka nze mbaho urugero. Mfite abana babiri. Ubu kugira ngo umwana wanjye amenye icyo mushakaho yabanza kubaza umuturanyi, twaba tubanye neza. Niba kugira ngo Imana umenye icyo Imana ikuvugaho binyurira ku muhanuzi, mubanye n'Imana nabi. Kuko hari inzira nyinshi Imana inyuramo ivugana n'abantu. Ishobora kuvugana nawe mu nzozi, ishobora kuvugana nawe mu ijwi, ishobora kuvugana nawe muri Bibiliya, ishobora kuvugana nawe mu nzira nyinshi. Iyo mubana n'Imana neza rero, Imana ishobora kuvugana nawe mu nzira zirenze imwe, ahubwo ukwiye kuba ufite amatwi afunguye yumva Imana. Umuhanzi Alex Dusabe yararirimbye ngo ni umuyoboro ungezaho amakuru. Ukwiye kuba ugera ku rwego ijwi rikubwira ngo ahantu haye, ahantu hirinde, ibintu bikore, ukumva ufite ubuyobozi bw'Umwuka Wera. Ukwiye kuba umwihariko ku Mana, wibuke kuri ikinege ku Mana. Nta muntu yavutse inyuma yawe asa nawe, nta n'uzavuka imbere yawe asa nawe. Murareba iyi mirongo ya hano ku ntoke, nta muntu n'umwe ayihuza n'undi ku isi, nubwo mwaba muri abana b'impanga zisa, kimwe no mu mboni y'ijisho. Urihariye ku Mana. Imana yakuremye mu buryo butangaje, yifuza kuba n'inshuti yayo magara mu buryo bw'umwihariko. Nugendera mu kigare cy'itorero ukajya wumva wateranye, hari igihe ubaza umuntu ngo urakijwe, ngo ngiye ngo nsengera ahantu runaka, ugahita avuga izina ry'umushumba we. Ibyo bintu nta kibazo bifite, ariko wibuke ko muri Egiputa buri wese yisigiye amaraso ku nkomanizo. Hanyuma ejo bundi impanda nivuga, Imana izahamagara Desire mu izina rye, ntabwo izahamagara institution runaka, ntabwo izahamagara izina ry'idini. Bazahamagara umuntu yavutse, ndavuga ngo yakijijwe, hanyuma agahinduka kuba umwigisha. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3, umurongo wa 14. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3, umurongo wa 14. Ni urupapuro rwa 216 ku bafite Bibiliya imeze nk'iyanjye. Reka dusome. Haravuga ngo, ariko wehoho ugume mu byo wize, ukabyizezwa nk'uko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha, kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Tugiye kuganira umumaro w'ibyanditswe byera mu buzima bw'umukristo. Kimwe mu bintu abantu badakunda n'ibyanditswe byera. Aka karere k'ibiyaga bigari kabayemo kubandwa no guterekera no kuraguza cyane. Abantu bubaha ubuhanuzi kuruta Bibiliya. Iyo umuntu avuze ngo Uwiteka avuze, nubwo yabakubeshe uravyemera. Ubona abantu bagerageza gushakisha kumva ico Uwiteka bavugaho kugira ngo bamenye uko ejo hazaba hameze. Ariko ngewe ndi umupasitoro, nemera impano zose z'Imana kandi ko zikorera mu itorero, ariko nubaha ijambo ry'Imana cyane kuko ubuhanuzi bwose bugenzurwa na Bibiliya.
ni byiza ko Imana igira icyo ikuvugaho, ni byiza cyane, ariko nta nubwo ukwiye kugenda ubishakisha ujya mu byumba, ujya ku bahanuzi, ujya no ku bandi kugira ngo umenye icyo Imana ikuvugaho. Reka nze mbaho urugero. Mfite abana babiri, ubu kugira ngo umwana wanjye amenye icyo mushakaho yabanza kubaza umuturanyi, twaba tubanye neza. Niba kugira ngo Imana umenye icyo Imana ikuvugaho binyurira ku muhanuzi, mubanye n'Imana nabi, kuko hari inzira nyinshi Imana inyuramo ivugana n'abantu. Ishobora kuvugana nawe mu nzozi, ishobora kuvugana nawe mu ijwi, ishobora kuvugana nawe muri Bibiliya, ishobora kuvugana nawe mu nzira nyinshi. Iyo mubana n'Imana neza rero, Imana ishobora kuvugana nawe mu nzira zirenze imwe, ahubwo ukwiye kuba ufite amatwi afunguye yumva Imana. Umuhanzi Dusabe yararirimbye ngo ni umuyoboro ungezaho amakuru. Ukwiye kuba ugera ku rwego ijwi rikubwira ngo ahantu uhaye, ahantu hirinde, ibintu ubikore, ukumva ufite ubuyobozi bw'Umwuka Wera. Kuko tumaze igihe kinini yenda insengero nyinshi zidakinguye, hari abantu batarajya mu rusengero, bataragira uwo mugisha. Ubwo babayeho bate? Abari bafite ubuyobozi bw'Umwuka Wera babana n'Imana neza, n'ubu babayeho, baracara abakristo. Ariko umuntu yamenye icyo Imana ivugana nawe ari uko anyuriye ku muhanuzi cyangwa ku wundi muntu, akaba adafite n'ijambo ry'Imana rigwiriye muri we, afite ibibazo bikomeye. Natangiye mbabwira ko kimwe mu bintu abantu badakunda ni ijambo ry'Imana, kandi ntabwo bitangiye ubu. Mu butayu Imana yabahaye manu, nabyo byari ijambo ry'Imana. Ibaha umutsima uvuye mu ijuru. Manu cyari ikintu gitangaje. Mutekereze ko umwana yarayijyaga ntagware bwashi, n'umusaza akayijya bose bakamera kimwe. Nta kibazo cy'imirire mibi kigeze kiba mu butayu. Ariko abantu barambiwe manu kugeza ubwo bavuga ngo turambiwe guhora tugiye Imana, turashaka n'inyama na tungurusumu, kandi babijyaga muri Egiputa bakubiswe, ariko bakabyifuza. Kimwe mu bintu byababaje Imana ni ukuntu banze umutsima wavuye mu ijuru. Manu yari irimo ibintu byose byatuma umuntu atagira ikibazo c'ubuzima, ariko banze Imana ibahaye. Inyama yego arazibahaye, ariko ikibabaje nuko benshi bapfiriye mu butayu. Nage mbabwire ko ibyanditswe byera. Umukristo iyo yabitse ijambo ry'Imana ryinshi muri we, nta kibazo na kimwe yagira. Riba rifite igisubizo cya buri kibazo cyose uzahura naco mu mibereho yawe. Hanyuma Kristo niwe jambo w'Imana, kandi yaravuze ngo ndi umutsima uva mu ijuru. Si nk'iyo basogokuruza bariye mu butayu bagapfa, urya umutsima azahoraho iteka. Haleluya. Sinirirwa mbaza ngo ni bande badafite Bibiliya yera, ariko nubwo waba utazi gusoma, ibyo wigira hano ukwiye kubihuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, uzabona impinduka. Hano rero Paulo yandikiye Timoteyo. Nagira ngo mbibutse ko hano Paulo yandikiye umwana we yabyaje ubutumwa bwiza. Reka nkubaze, hajya wowe pasiteri wawe ninde? Iyo wakoze icyaha ninde waturira? Ninde muntu mushobora gusangira amarangamutima yawe? Ninde muntu ushobora kugufata ukuboko mu nzira ijya mu ijuru? Uzi ukuntu Bibiliya yavuze hano? Yavuze ngo ariko wehoho. Iyo bavuze ngo ariko wehoho, ni ukuvuga ngo hari abandi bananiwe, hari abandi babayeho ukundi, hari abandi badahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Hano Bibiliya yavuze ngo ariko wehoho, ni ukuvuga ngo wowe waje guterana, wowe ugerageza gusenga, ariko wehoho ugume mu byo wize, ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. Nta muntu ashobora guhinduka umwigishwa adafite uwamwigishije, ntabwo bibaho. Nahoze ndeba ijambo rivuga abigishwa rigaruka muri Bibiliya inshuro 200 zirenga. Hanyuma ijambo rivuga umukristo, abakristo, riri muri Bibiliya inshuro 3 gusa. Ubwo no kuvuga ko kwigishwa, dufate ko mwese mwakire Kristo mwami n'umukiza. Ntabwo ndi bubitindeho. Niba uraha utarakira Kristo, uyu munsi umwakire.
nico cyemezo cyiza waba ufashe utazigera wicuza. Ariko hirya yo kwakira Kristo hakurikiraho urugendo rwo kwigishwa no guhinduka kugira ngo umuntu w'Imana abatunganye. Aha rero niho abakristo benshi bo mu Rwanda bakwevye, hanyuma duhinduka abayoboke b'amatorero n'amadini, ntitwaba abana b'Imana. Buri ku cyumweru amatorero aba yuzuye, ariko iyo ushatse imbuto z'ubukristo urazishaka ukazibura. Abantu benshi si abakristo, twuzuye insengero ariko ntitwemeye kuba bigishwa. Sinzi niba n'abatwigishije n'abagombaga kutwigisha nabo wenda barabuze ubigisha cyangwa se nabwo bari bahuze, simbizi, ariko ntibishoboka ko waba umukristo mwiza utabaye umwigishwa. Reka nze mbaho urugero. Yesu yagiraga bigishwa abantu bamwirirwa inyuma barenze 20,000 baje gushaka imigati n'ibitangaza, ariko muri bo yari afite 70 ashobora kwihererana akabigisha inyigisho zihariye. Muri 70 yari afitemo 12 basize byose bitwa bigishwa. Muri 12 yari afitemo 3 b'inshuti ze magara bashobora gusengana byakomeye. Muri 3 yari afitemo 1 aba mu gituza cye. N'ubu mwigishwa uzaba umwihariko ku Mana. Reka mbasabe ntimuzagendere mu kigare cy'abantu benshi baje gushaka imigati n'ibitangaza basenga kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwabo. Oya, ukwiye kuba umwihariko ku Mana. Wibuke kuri ikinege ku Mana. Nta muntu yavutse inyuma yawe asa nawe, nta n'uzavuka imbere yawe asa nawe. Murareba iyi mirongo ya hano ku ntoke, nta muntu n'umwe ayihuza n'undi ku isi, nubwo mwaba muri abana b'impanga zisa, kimwe no mu mboni y'ijisho. Urihariye ku Mana. Imana yakuremye mu buryo butangaje, yifuza kuba n'inshuti yayo magara mu buryo bw'umwihariko. Nugendera mu kigare cy'itorero ukajya wumva wateranye, hari igihe ubaza umuntu ngo urakijwe ngo ngiye nsengera ahantu runaka, ugahita avuga izina ry'umushumba we. Ibyo bintu nta kibazo bifite, ariko wibuke ko muri Egiputa buri wese yisigiye amaraso ku nkomanizo. Hanyuma ejo bundi impanda nivuga, Imana izahamagara Desire mu izina rye, ntabwo izahamagara institution runaka, ntabwo izahamagara izina ry'idini. Bazahamagara umuntu yavutse, ndavuga ngo yakijijwe, hanyuma agahinduka kuba umwigisho. Bibiliya yavuze ngo ariko wehoho waje guterana, wehoho usenga, wehoho ugerageza, ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. Twigira kuri Kristo, ariko hari n'igihe Imana iduha abantu bo kudufasha mu nzira y'agakiza. Niyo mpamvu tuza gusenga kugira ngo twigishwe. Hanyuma kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Maze imyaka myinshi njya muri Isirayeli, hari ikintu kimwe kimbabaza iteka iyo ngiyeyo. Bo ibyanditswe byera nk'uko bivuga biri mu buzima bwabo bwa buri munsi, hanyuma twebwe tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ntibyigeze biduhindura. Iyo bakubwiye, iyo usomye Bibiliya ivuga ngo Isirayeli uzajya uhage, bahinga ku buso butangana na 30, Isirayeli yakungana n'u Rwanda, bahinga ku buso bwa 30% gusa y'igihugu, ahandi hose n'ubutayo n'amabuye, ariko barariye barahaga basagurira amahanga. Nibo bantu bashora imbuto nyinshi i Burayi no muri Amerika. Twigeze kubabaza, twebwe tugusha imvura amezi 9, mwebwe mu mwaka ari igihe mutagusha imvura byibuze rimwe mu kwezi. Mwarariye murahaze, twebwe turashonje. Habaye iki? N'abantu rero bazi kwihenura, baratubwira ngo erega ngo ikibazo mwebwe ubutayo bwanyu mubufite mu mutwe, twebwe tubufite hano bugaragara ariko ubwanyu buri mu mutwe. Koko dusanga burahari, kuko imvura dufite n'imigezi tukaba dushonje, abandi bo bahaze, ntibyumvikana. Iyo bavuze ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo, n'abambere mu gisirikare, n'abambere mu buhinzi, n'abambere mu ikoranabuhanga, ibintu byose abisirayeli ni umutwe. Ibyo Bibiliya ivuga ntibiri mu mpapuro hano, inyuguti z'umukara ku mpapuro z'umweru, biri mu buzima bwabo bwa buri munsi.
nagira ngo mbinginge ugerageze kubisoma ariko unabyinjize mu buzima bwawe. Niba Bibiliya ivuga kubabarira, nta muntu wananiwe kubabarira. Niba Bibiliya ivuga gusenga, usenga kangahe ku munsi? Niba Bibiliya ivuga kwihangana, nta bintu byakunaniye kwihanganira mu buzima. Niba Bibiliya ivuga kwatura, nta byaha ubitse mu mutima byakunaniye kwatura. Nitugerageza guhuza ibyanditswe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ni ukuri ubuzima bwacu buzahinduka. Ibintu byose Bibiliya ivuga ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni umwuka, rishobora guhindura ubuzima bwacu tukabaho duhindutse. Ariko ikibazo tubizi mu mutwe no mu mpapuro. Igihe cyose uzabigerageza uhereye umunsi, nutangira kubigerageza uzabona ubuzima bwawe buhinduka kandi cyane. Aha ni abakristo batandukanira n'abatari bo. Iyo umukristo ahuje ijambo ry'Imana n'ubuzima, abasha kwishima nta gishimishije kihari. Abasha kugira amahoro kandi ari mu mahoro make. Birasa nkaho ababayeho ubuzima bwihariye buri ku ruhande. Kubera iki? Ijambo ry'Imana nyene rirahindura, rizana impinduka. Nkizwa, hari ukuntu iyo wakizwaga muri sosiyete byari bigisuzuguritse cyane. Muri 87 abantu bose babaga bagucunze. Iyo wibeshaga ukavuga nabi cyangwa se ukarakara, bahita bakubaza ngo nawe se? Nk'ibyo mwebwe murabivuga, ugahita wumvuga izisoni. Ariko kuri ubu abantu bose bitwa ba murokore, n'abafite amanyanga, reka nze mbaho urugero rw'ibyo mvuze. Ubu mu gihugu abakristo barenze 80%. Ariko iyo urebye abantu bakonsoma inzoga uko bangana, u Rwanda ruri mu bihugu bimwe inzoga nyinshi muri Afurika. None ubwo zimwebwa nande? Ko abakristo 80%. Sinatanga ingero zindi ni nyinshi zigaragaza ko abantu benshi bafite ubukristo mu mazina, ariko mu by'ukuri urebye ijambo ry'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi ubishaka ukabibura. Hano rero havuze ngo kuko uzi uwakwigishije kandi uzi kuhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe. Iyo bavuze ngo kumenya ibyanditswe, ntabwo ari ukubimenya mu mutwe, ahubwo ni ibyanditswe byinjiye mu buzima bwawe bikazana impinduka. Ntureba, Bibiliya ni igitabo kitari kinini, ariko abantu barangije gusoma Bibiliya si benshi. Ngo ahere mu itangiriro ageze mu byahishuwe, ntabwo ari benshi. Ariko nubwo waba ibyo utarabibasha, yenda umutwe wawe utabasha kubifata, reka nkubwire uburyo bwiza bwo kumenya Bibiliya. Nufata umurongo wo muri Bibiliya ukawinjiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizatangira bigutsinde. Uzatangira utabyumva, ariko kuzagenda bigutsinda ubyuka wihana wongera ugerageza, bizagera igihe nushobora kwinjiza ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, ntabwo uzongera kunanirwa kumenya aho byanditswe, kuko riba ryarapfanye nawe, mbese riba ryarakwishe. Murabizi ko ijambo ry'Imana ari inkota ya mwugabiri, rirakwica. Reka nze mbaho urugero. Muzi kubabarira utagusabye imbabazi, mugira ngo biraryoshe? Niba ari ikintu kibiha, ni ukubabarira utagusabye imbabazi. Kumva uriho urapfa ukavuga ati reka mubabarire, niko ibyanditswe bivuga. Kumva inkota yahuranya umutima, ariko ukavuga ati niko Bibiliya ivuga, nzabigerageza. Kandi iyo ubishoboye uba wumva wabyina intsinzi, kuko Imana ibikoze ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rirakwica, ukongera ukazuka, ukongera kubaho uri umuntu mushasha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ritandukanya igufa n'umusokoro, ritandukanya ubugingo na kamere, ukamenya aho uhagarara. Hano Bibiliya yatubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Haleluya. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'abantu. Hari umuntu yavuze ngo politike ni amagambo y'abantu. Hari ukuntu abantu baba bazi kuvuga, bakagerageza kugira ibyo bizeza abaturage, kandi bakabigerageza bakabikora, ni byiza. Ariko Bibiliya yo ni ijambo ry'Imana, ryahumetswe n'Imana. Bibiliya yanditswe imyaka 1600, yandikwa n'abantu barenze 40. Yandikwa mu ikintu cyantangaje ku byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Uzi ko umuntu yahanuraga agapfa, bagashiraho
virgile, hakazaza undi nyuma y'imyaka 100 wa undi yarapfuye, agakomerezaho ukagira ngo bari kumwe cyangwa se baravukanaga. Kubera iki? Umwuka bahumekeye n'umwe. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Hari abantu benshi bandika ibitabo birimo ubuhanga pe, ariko nta gitabo kirenze imyaka 50 kigifite 6. Ariko Bibiliya yo imaze imyaka yose igifite umwimerere wayo. Nico gitabo gikunzwe, nico gitabo kiri ubuzima, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Haleluya. Biragoye kubivuga mu gihe abantu benshi nyene bakunda ubuhanuzi badakunda ibyanditswe byera, ariko ngewe ndabizi ko ubuhanuzi bwose bwuzurira muri Bibiliya. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Bigira umumaro uwa mbere wo kwigisha umuntu. Wadukorera karisite k'ibyo Bibiliya imaze kukwigisha kuva ugeze mu gakiza. Umaze guhinduka ku ngeso zingahe, hasigaye zingahe? Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Iyo Bibiliya ivuga kwigisha, Dawidi yaravuze ngo iyo nshize ibyanditswe byera mu buzima bwanjye ndajijuka nkarusha abasaza. Murabizi ko ubwenge buva ahantu hane, hari ubwenge bwa karemano, hari ubumenyi twiga mu ishure, hakaba ubwenge bw'impano, hakabaho n'ubwenge bwo kubaha Imana. Iyo winjije ibyanditswe byera mu buzima bwawe urajijuka. Zembaho urugero, umuntu yakoze PhD ushobora kumusanga ku muhanda yasinze, ariko umukecuru w'inyamagabe yuzuye umwuka wera atashobora gukora ku nzoka. Umuntu uzi ubwenge arasambana, yarize kaminuza, ariko umukobwa wa hano yuzuye imbaraga z'ubumana atatinyuka kubikinisha. Kubera iki? Ibyanditswe byera byaramuhinduye, azica ijambo ry'Imana rivuga. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Hari abantu bazi ubwenge bajya kuraguza, bakamuha utuntu ngo yambariraho ngo tuzamuha amahirwe, ariko umuntu utazi, udafite amashuri menshi, yuzuye imbaraga z'ubumana, abazi ko umugisha utangwa n'Imana udatangwa n'abapfumu. Ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamujijura. None se bakira mwagira ngo isi zarangizwa n'abandi, zarangizwa n'injiji zizi. None se murareba isi ni nziza pe, ariko ibi bomba atomike babitse wagira ngo ntibizabiyicira bonyine. Ibyo bita ubwenge nibyo bizabarangiza. Kandi buri gihugu kigerageza nyene kubika ibitwaro nka bene nibyo kugira ngo batinyike, ariko none se ubu reka nkubaze, uburamutse ubitse uburozi mu nzu wabuzi buzahitana nde? Gufata bomba atomike ukayibika mu gihugu cyawe ngo wabaye umugabo ubuzituritse. Hari igihe bijya bibaho nyine ibisasu bikituritsa, wenda kubera ubushuhe cyangwa se ikindi kintu bikituriza, ubuse bituritse. Si wowe watangira gupfa n'abaturage bawe, ariko kugira ngo ukajya wumva isi zarangizwa n'abantu bavuga ko bize ariko badafite kubaha Imana muri bo. Aho gukora ibibateza imbere bagakora ibizabica. Bibiliya tubwiye ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Hanyuma icya kabiri no kumwemeza ibyaha. Haleluya. Abagabo b'Abanyafrika n'abantu bazi kumetiriza amarangamutima yabo, nubwo bamukubita ntiyarira. Ariko iyo umugabo yahuye n'ibyanditswe byera bikamurika mu mutima we, amarira aramanuka akavanga n'ibimyira. Ibintu bya protokole y'amarangamutima n'imiterere birahagarara. Kuko ijambo ry'Imana iyo rimuritse nitabaza riri ku gitereko cyayo. Iyo rimuritse mu mutima uhita ubona ububi bwawe ukavuga ati yo burya ninge wabambye Yesu ku musaraba, ndi mubi kuri iki kigero. Muzarebe iyo umuntu ataramurikirwa n'ibyanditswe ahorana ukuri. Muzanshinje ninde wambonye kuki mungendaho, ariko iyo ibyanditswe byera byaje umuntu ararira ari mu cyumba ari wenyene, umuntu amenya ko ari mubi hanyuma agashaka Yesu akamubabarira. Nimubona umuntu ataramurikirwa ntibizabagore ngo mwirirwe mumubwira amakosa ye, kuko ataramurikirwa aba yumva ari umwere. Ariko iyo amurikiwe n'Imana ahita amenya ko ari umunyabyaha.
icyo dukwiye gusengera ni abantu bataramurikirwa n'ijambo ry'Imana ngo ribamurikire. Ubundi iyo ucanye itara umwijima urahunga. Umunsi ijambo ry'Imana ryakumurikiye uzamenya kuri mubi. Reka mbaho urugero. Yesaya yagiye mu rusengero, yari amaze imyaka 5 ahanura, yari umuhanuzi ukomeye, ariko asanga uwo munsi itara ryamuritse, asanga ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero. Yahise avuga ngo ndapfuye, mbonye Imana mfite iminwa yanduye, nabo tubana bose baranduye. Umunsi wamurikiwe uzamenya ko wanduye, umenye naho wanduriye. Imana ihitira zimukoze ikara ku munwa, iravuga ngo ndatuma nde? Aravuga ngo ndahari, aba ni ngituma. Umunsi wamurikiwe uzamenya ngo ndinde, naremewe iki, impano yanjye ni iyi, ni iki mpamagarirwa gukora, nihe nkwiye kubikorera. Dukwiye kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, niko biratubwiye, no kumwemeza ibyaha. Kimwe mu bintu bisenya ingo nuko abagabo hora bashinjanya n'abagore, kuko umeze gutya, aya makosa unkorera naya rimwe na rimwe ukabona nta nico bimubwiye. Ariko umunsi yamurikiwe n'umwuka wera azamenya hakwiye guhinduka. Nta muntu yakwemera ibyaha atabyemejwe n'ijambo ry'Imana. Nta muntu yakwemera ibyaha atabyemejwe n'umwuka. Hanyuma icya gatatu, Bibiliya yatubwiye ngo no kumutunganya. Ijambo ry'Imana rishira umuntu ku murongo, rikamutunganya. Umuntu yavugiraga hejuru, nari ngiye gukoresha imvugo yo mu muhanda, muza abantu bita inshinzi, akavuga akifata nk'agakombe k'abana, akajya avuga ameze nkago ari umudamu cyangwa ari umukobwa. Ariko iyo ahuye n'ijambo ry'Imana, aba ari umugwaneza kuruta abantu bose bo ku isi. Siko Bibiliya ivuga ngo Mose yari umuntu, bari abantu babegeya, bagira bavuga bigoranye, akenshi bararakara cyane, kuko biramugora kuvuga bikamurakaza. Mose niko yari ameze. Mwibuke ko yari umuntu yashobora kwica umunyagiputa agahita amutaba ako kanya. Yagiraga umujinya utabaho, kandi yawukomora kwa Serewi, kwa sekuru, nawe niko yari ameze sekuru. Byari uruhererekane rw'umuryango. Ariko umunsi Imana yamutunganyirije mu butayu, Imana yamutangiye ubuhamya, iravuga ngo mu bagwaneza bose bo ku isi ntawungana nka Mose. Hajya agakiza kaguhinduyeho iki? Kuvuje mu nzu y'Imana. Byibuze wahindutse umugwaneza, waretse kuvuga nabi. Aho uhuriye n'ijambo ry'Imana ryaraguhinduye, riragutunganya, ko ariko Bibiliya yatubwiye. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo no kumuhanira gukiranuka. Kimwe mu bintu ijambo ry'Imana rikora, rikwigisha gukiranuka ku gato na kanini. Na byaha abantu batita ibyaha bimwe bita bito bito, ijambo ry'Imana riragutunganya ukiga gukiranuka ku gato na kanini. Mu byo uvuga, ukoresha telefone yawe, ukoresha umwanya wawe, ukoresha amafaranga yawe, uko usabana n'abandi, inshuti n'ibindi, ijambo ry'Imana rikwigisha guhitamwa neza, rikakwigisha gukiranuka ku gato na kanini. Hanyuma umva inyungu yabyo rero, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo akore imirimo myiza yose. Ibi navuze haruguru bigira imimaro itatu. Uwa mbere ni ukugira ngo umuntu w'Imana abashitse ari perfect, abashitse. Nigeze kubana n'umuntu mu nzu imyaka 5, turinda dutandukana, nta kosa mubonyeho. Wambaza ngo yari umumarayika? Hoya, yari umuntu. Ariko yari umuntu ufite umutima uciye bugufi, yari umuntu uzi gusaba imbabazi, yari umuntu utakora ibyaha by'ibigambirirano, yari umuntu ubundi umuntu w'Imana nuko yari akwiye kubaho, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse atafite inenge. Ijambo ry'Imana rishobora kukugeza ku kigero ubaho ushitse, ukora ibintu neza mu mwuzuro. Ushitse no kuvuga ngo ukora ibintu mu buryo bwiza bw'ubumana. Muribuka ko nari ngiye kuvuga ngo kera, kandi bamwe bakijwe vuba. Kera iyo wabonaga mwene data wahita wumva uruhutse, ukabonye umuntu wasigira inzu ukagenda,
ukamusiga muri botike ukumva ufite icyizere, mbese wabaga. Ariko ubu hari igihe bakubwira ngo hagukoresha umukozi w'umurokore, nakoresha utari we. Kubera iki? Abantu bashitse bagenda babura. Nyamara urufatiro rw'Imana ruracariho, rwanditseho ngo Uwiteka azabe, kandi uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse. Numushakaho urukundo usanga rufite, aba ari umuntu azi kwihangana, aba ari umuntu azi guca bugufi, umuntu w'Imana abashitse. Hanyuma icya kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo afite ibimukwiriye byose. Ni ukuvuga ngo yubatse neza mu nguni zombi, yubatse neza, afite ibimukwiriye. Icya gatatu, Bibiliya yatubwiye ngo akora imirimo myiza yose. Aho navuga ko hakomeye. Mwari muzi ko abantu benshi bazarinda bapfa batazi ico baremewe? Kandi mwibuke ko mu isi tutari ba mukerarugendo, twaje kuri mission. Imana ifite ikintu yakohereje gukora mu isi. Ico yakuremeye gukora uzanakibazwa nuhagarara imbere y'Imana. Niyo mpamvu ukwiye kubibaza Imana ngo wandemeye iki? Mpishurira ikintu nkwiye gukora mu bwami bwawe. Nuhagarara imbere y'Imana, nta zina ry'itorero bazahamagara, nta zina, ntuzatwajyana n'umuryango wawe wose. Uko wavutse mu nda ya mama uri wenyene, niko uzahagarara imbere y'Imana uri wenyene. Ikibabaje rero nuko uzava mu isi utazi ico waje kuhakora. Turaba Imana yaremye, ituremeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Nujya ubyuka mu gitondo uyubwira Imana ngo Mana, urakoze ko mpaye gukanguka, umpindura indogoba yawe ugenderaho, ushobore gusohoza ubushake bw'Imana mwiza. Mu isengesho rya Data wa twese aravuga ngo Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kukubyara ukavuka ukaba umwana w'Imana, ukwiye kubaho ubuzima buyubaha, hanyuma ugakora ukamamaza ubwami bwayo, ubushake bw'Imana bukaza mu isi. Aba bantu bateraniye hano, buri wese aramutse amenye icyo Imana yamuremeye, akagerageza gukora imirimo myiza aho atuye, ubwami bw'Imana bwaza Karongi. Ubwami bw'Imana bwaza muri serivisi aho ukora, ubwami bw'Imana bwaza mu muryango aho washatse cyangwa washatswe, ubwami bw'Imana bwaza. Uyu ukora ku buryo uhagararira Imana neza mu isi, kuko umunsi umwe uzasoza imirimo yawe. Ibi mvuze nta mahitamo arimo, ubishaka cyangwa utabishaka uzagenda. Aha turi hari abandi barahava, natwe turahaza, natwe tuzahava haza abandi. Ikibazo rero, uzasiga inkuru kimusozi, niko uzasiga ukoze mu isi. Turaba Imana yaremye, ituremeye gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Hari abakristo nyine baza bagaterana bagataha, ariko adafite umurimo n'umwe akora mu bwami bw'Imana. Mbibutse ko Tabita Dorcas ntabwo yazuwe n'amarira y'abapfakazi, yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Korneliyo, Imana yaravuze ngo gusenga bigeretseho kugira ubuntu byazamukiye kubugubutsa imbere y'Imana. Ntabwo Yesu yegasiza dukopeje urubanza tuzabazwa. Yavuze ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfunzwe muza kunsura, nari umushitsi murancumbikira, nari inyotewe mu amazi yo kunywa. Ibyo se ari umuntu byananira? Biroroshe, ahubwo nuko tutazi imirimo myiza dukwiye gukora muri Kristo Yesu. Ni gute ugira imyenda 10 mu kabati, hari umuntu uzi adafite umwenda n'umwe wo kwambara kandi umuzi? Ariko rero abanyafrika ntabaturenganya, twabanje kugira ibirarane by'inzara. Noneho niyo tugize umugisha tubanza kujya gusiba ibirarane. Ubugira ngo byose bikwitirirwe bibi byabo, ujye bireba birunze kumva uko gukomera. Ariko Bibiliya ivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Iyo uhawe ntutange ubufumbase, nta handi ibindi bibona bijya. Ariko iyo urambuye ugatanga, ibindi bibona aho bijya bikaza. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ntabwo gukorera umugisha bigoye. Ngewe nakijijwe muri 86 na 7, nta twara abaturage bahinga. Iyo
iyo nakubwiriza nkabona utinze kubyumva nahita nza kuguha umubyizi nkaguhingira kugira ngo nkurari kuzaze ku rusengero. Ndashimira Imana abantu bose nahingiye barakijijwe. Nico nari mfite cyo gutanga. Wowe ushobora kuba ufite ibirenze ibyo. Nta muntu n'umwe udafite icyo gutanga. Byibuze watanga umwanya wawe ukava mu rugo ukajya kuganiriza umuntu ubona akeneye kwakira Yesu. Hanyuma kuko utari umubwiriza cyane ukamurarika akaza ku rusengero akazahura n'ijambo ry'Imana. Abantu ufite muri telefone iyo ushizemwo me to you wahamagara umuntu umwe byibuze ukamubwira ati Yesu aragukunda. Ibyo ntibyoroshe. Nta muntu n'umwe adafite icyo gutanga ahubwo nuko tutamenye icyo twaremewe. Nagira ngo nsoze gutya, nagira ngo mbibutse ko dukwiye kwemera kuba abigishwa ba Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rikaduhindura, rikagira umumaro mu buzima bwacu. Ntitubimenye mu mutwe no mu mpapuro, bigahindura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Twunamisha amaso dusenga. Nifuza gusengana nawe niba waracitse intege ukaba wumva ijambo ry'Imana rikwiye kuguhindura, cyangwa se ushaka kwakira Yesu bwa mbere, uhari wahaguruka tugafatanya gusenga. Umuntu wese ashaka ko dusengana ahaguruke mu mwanya we dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu ngushimiye umunsi uduhaye kugira ngo tuwishimiremo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Reka twe kubisiga hano, reka bihinduke ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ijambo ryawe niriduhindure, ijambo ryawe nirihindura imibereho yacu, ijambo ry'Imana nirihindura imitekerereze yacu, ijambo ry'Imana nirihindura imikorere yacu itari imeze neza, ijambo ry'Imana rikomeze kudutsinda no kutwemeza ibyo abantu batatwemeza, ijambo ry'Imana rihindure imikorere yacu. Mwami, ijambo ry'Imana niryinjire, turarihaye ikaze kugira ngo ryivange mu mikorere, mu buzima bwa buri munsi, mu mivugire, mu mitekerereze, mu maproje yacu, mu kubaho kwacu. Ijambo ry'Imana rizana ubuzima mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami, kandi tugisenga dusengeye abantu bagwaye. Ijambo ryawe niribakize, ijambo ryawe riherekezwe n'imimenyetso n'ibitangaza, abantu bakire bagirirwe neza n'Imana. Mwami, ijambo ry'Imana nirigirukana imbaraga z'umwijima zitera ubugwayi mu bana b'Imana. Izo mbaraga mbi nizitsindwe mu izina rya Yesu. Turasenga kugira ngo abafite ibyifuzo bitandukanye babere igisubizo, kiganza cyawe gikora imirimo ikomeye, haba impinduka nziza mu bana bawe. Reka Mwami, ijambo ryawe riduhindure, abaduseka ko twakijijwe, abo twasize hirya, nibatureba batuboneho imirimo myiza, bahimbaze Data wo mu ijuru. Bana na buri wese nk'uko akwiringiye mu izina rya Yesu. Amen. Ukwiye kuba umwihariko ku Mana. Wibuke kuri ikinege ku Mana. Nta muntu yavutse inyuma yawe asa nawe, nta n'uzavuka imbere yawe asa nawe. Murareba iyi mirongo ya hano ku ntoke, nta muntu n'umwe ayihuza n'undi ku isi, nubwo mwaba muri abana b'impanga zisa, kimwe no mu mboni y'ijisho. Urihariye ku Mana. Imana yakuremye mu buryo butangaje, yifuza kuba n'inshuti yayo magara mu buryo bw'umwihariko. Nufata umurongo wo muri Bibiliya ukawinjiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizatangira bigutsinde, uzatangira utabyumva, ariko kuzagenda bigutsinda. Umunsi wamurikiwe uzamenya ngo ndinde, naremewe iki, impano yanjye ni iyi, ni iki mpamagarirwa gukora, nihe nkwiye kubikorera. Nigeze kubana n'umuntu mu nzu imyaka 5, turinda dutandukana, nta kosa mubonyeho. Wambaza ngo yari umumarayika? Hoya, yari umuntu, ariko yari umuntu ufite umutima. Kugira ngo dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3, umurongo wa 14. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3, umurongo wa 14. Ni urupapuro rwa 216 ku bafite Bibiliya imeze nk'iyanjye.
reka dusome, haravuga ngo ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa nk'uko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Tugiye kuganira umumaro w'ibyanditswe byera mu buzima bw'umukristo. Kimwe mu bintu abantu badakunda n'ibyanditswe byera. Aka karere k'ibiyaga bigari kabayemo kubandwa no guterekera no kuraguza cyane. Abantu bubaha ubuhanuzi kuruta Bibiliya. Iyo umuntu avuze ngo Uwiteka avuze, nubwo yabakubeshe urabyemera. Ubona abantu bagerageza gushakisha kumva icyo Uwiteka bavugaho kugira ngo bamenye uko ejo hazaba hameze. Ariko ngewe ndi umupasitoro, nemera impano zose z'Imana kandi ko zikorera mu itorero, ariko nubaha ijambo ry'Imana cyane kuko ubuhanuzi bwose bugenzurwa na Bibiliya. Ni byiza ko Imana igira icyo ikuvugaho, ni byiza cyane, ariko nta nubwo ukwiye kugenda ubishakisha ujya mu byumba, ujya ku bahanuzi, ujya no ku bandi kugira ngo umenye icyo Imana ikuvugaho. Reka nze mbaho urugero. Mfite abana babiri. Ubu kugira ngo umwana wanjye amenye icyo mushakaho yabanza kubaza umuturanyi, twaba tubanye neza. Niba kugira ngo Imana umenye icyo Imana ikuvugaho binyurira ku muhanuzi, mubanye n'Imana nabi. Kuko hari inzira nyinshi Imana inyuramo ivugana n'abantu. Ishobora kuvugana nawe mu nzozi, ishobora kuvugana nawe mu ijwi, ishobora kuvugana nawe muri Bibiliya, ishobora kuvugana nawe mu nzira nyinshi. Iyo mubana n'Imana neza rero, Imana ishobora kuvugana nawe mu nzira zirenze imwe, ahubwo ukwiye kuba ufite amatwi afunguye yumva Imana. Umuhanzi Alex Dusabe yararirimbye ngo ni umuyoboro ungezaho amakuru. Ukwiye kuba ugera ku rwego ijwi rikubwira ngo ahantu haye, ahantu hirinde, ibintu bikore, ukumva ufite ubuyobozi bw'umwuka wera. Kuko tumaze igihe kinini yenda insengero nyinshi zidakinguye. Kuva corona yatangira hari abantu batarajya mu rusengero, bataragira uwo mugisha. Ubwo babayeho bate? Abari bafite ubuyobozi bw'umwuka wera babana n'Imana neza n'ubu babayeho, baracara abakristo. Ariko umuntu yamenye icyo Imana ivugana nawe ari uko anyuriye ku muhanuzi cyangwa ku wundi muntu, akaba adafite n'ijambo ry'Imana rigwiriye muri we, afite ibibazo bikomeye. Natangiye mbabwira ko kimwe mu bintu abantu badakunda ni ijambo ry'Imana, kandi ntabwo bitangiye ubu. Mu butayu Imana yabahaye manu, nabyo byari ijambo ry'Imana. Ibaha umutsima uvuye mu ijuru. Manu cyari ikintu gitangaje. Mutekereze ko umwana yarayijyaga ntagware bwashi, n'umusaza akayijya bose bakamera kimwe. Nta kibazo cy'imirire mibi kigeze kiba mu butayu. Ariko abantu barambiwe manu kugeza ubwo bavuga ngo turambiwe guhora tugiye Imana, turashaka n'inyama na tungurusumu, kandi babijyaga muri Egiputa bakubiswe ariko bakabyifuza. Kimwe mu bintu byababaje Imana ni ukuntu banze umutsima wavuye mu ijuru. Manu yari irimo ibintu byose byatuma umuntu atagira ikibazo c'ubuzima, ariko banze Imana ibahaye. Inyama yego razibahaye, ariko ikibabaje nuko benshi bapfiriye mu butayu. Nagamba mbabwire ko ibyanditswe byera, umukristo iyo yabitse ijambo ry'Imana ryinshi muri we, nta kibazo na kimwe yagira. Riba rifite igisubizo cya buri kibazo cyose uzahura nacyo mu mibereho yawe. Hanyuma Kristo niwe jambo w'Imana, kandi yaravuze ngo ndi umutsima uva mu ijuru. Si nk'iyo basogokuruza bariye mu butayu bagapfa, urya umutsima azahoraho iteka. Haleluya. Sinirirwa mbaza ngo ni bande badafite Bibiliya yera,
ariko nubwo waba utazi gusoma, ibyo wigira hano ukwiye kubihuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, uzabona impinduka. Hano rero Pawulo yandikiye Timoteyo. Ndagira ngo mbibutse ko hano Pawulo yandikiye umwana we yabyaje ubutumwa bwiza. Reka nkubaze, hajya wowe pasiteri wawe ninde? Iyo wakoze icyaha ninde waturira? Ninde muntu mushobora gusangira amarangamutima yawe? Ninde muntu ushobora kugufata ukuboko mu nzira ijya mu ijuru? Uzi ukuntu Bibiliya yavuze hano? Yavuze ngo ariko wehoho. Iyo bavuze ngo ariko wehoho, ni ukuvuga ngo hari abandi bananiwe, hari abandi babayeho ukundi, hari abandi badahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Hano Bibiliya yavuze ngo ariko wehoho, ni ukuvuga ngo wowe waje guterana, wowe ugerageza gusenga, ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. Nta muntu ashobora guhinduka umwigishwa adafite uwamwigishije, ntabwo bibaho. Nahoze ndeba ijambo rivuga abigishwa rigaruka muri Bibiliya inshuro 200 zirenga. Hanyuma ijambo rivuga umukristo, abakristo, riri muri Bibiliya inshuro 3 gusa. Ubwo no kuvuga ko kwigishwa, dufate ko mwese mwakire Kristo mwami n'umukiza, ntabwo ndi bubitindeho. Niba uraha utarakira Kristo, uyu munsi umwakire, nico cyemezo cyiza waba ufashe utazigera wicuza. Ariko hirya yo kwakira Kristo hakurikiraho urugendo rwo kwigishwa no guhinduka kugira ngo umuntu w'Imana batunganye. Aha rero niho abakristo benshi bo mu Rwanda bakwevye. Hanyuma duhinduka abayoboke b'amatorero n'amadini, ntitwaba abana b'Imana. Buri kucumwera amatorero aba yuzuye, ariko iyo ushatse imbuto z'ubukristo urazishaka ukazibura. Abantu benshi si abakristo. Twuzuye insengero ariko ntitwemeye kuba bigishwa. Sinzi niba n'abatwigishije n'abagombaga kutwigisha nabo wenda barabuze ubigisha cyangwa se nabwo bari bahuze, simbizi, ariko ntibishoboka ko waba umukristo mwiza utabaye umwigishwa. Reka nze mbaho urugero. Yesu yagiraga abigishwa abantu bamwirirwa inyuma barenze 20,000 baje gushaka imigati n'ibitangaza. Ariko muri bo yari afite 70 ashobora kwihererana akabigisha inyigisho zihariye. Muri 70 yari afitemo 12 basize byose bitwa bigishwa. Muri 12 yari afitemo 3 b'inshuti ze magara bashobora gusengana byakomeye. Muri 3 yari afitemo 1 aba mu gituza cye. Nubu umwigishwa uzaba umwihariko ku Mana. Reka mbasabe ntimuzagendere mu kigare cy'abantu benshi baje gushaka imigati n'ibitangaza basenga kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwabo. Oya, ukwiye kuba umwihariko ku Mana. Wibuke kuri ikinege ku Mana. Nta muntu yavutse inyuma yawe asa nawe, nta n'uzavuka imbere yawe asa nawe. Murareba iyi mirongo ya hano ku ntoke, nta muntu n'umwe ayihuza n'undi ku isi, nubwo mwaba muri abana b'impanga zisa, kimwe no mu mboni y'ijisho. Urihariye ku Mana. Imana yakuremye mu buryo butangaje, yifuza kuba n'inshuti yayo magara mu buryo bw'umwihariko. Nugendera mu kigare cy'itorero ukajya wumva wateranye, hari igihe ubaza umuntu ngo urakijwe ngo ngiye nsengera ahantu runaka, ugahita avuga izina ry'umushumba we. Ibyo bintu nta kibazo bifite, ariko wibuke ko muri Egiputa buri wese yisigiye amaraso ku nkomanizo. Hanyuma ejo bundi impanda nivuga, Imana izahamagara Desire mu izina rye, ntabwo izahamagara institution runaka, ntabwo izahamagara izina ry'idini. Bazahamagara umuntu yavutse, ndavuga ngo yakijijwe, hanyuma agahinduka kuba umwigisho. Bibiliya yavuze ngo ariko wehoho waje guterana, wehoho usenga, wehoho ugerageza, ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. Twigira kuri Kristo, ariko ari n'igihe Imana iduha abantu bo kudufasha mu nzira y'agakiza. Niyo mpamvu tuza gusenga kugira ngo twigishwe. Hanyuma kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo.
maze imyaka myinshi njya muri Isirayeli, hari ikintu kimwe kimbabaza iteka iyo ngiyeyo. Bo ibyanditswe byera nk'uko bivuga biri mu buzima bwabo bwa buri munsi, hanyuma twebwe tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ntibyigeze biduhindura. Iyo bakubwiye, iyo usomye Bibiliya ivuga ngo Isirayeli uzajya uhage, bahinga ku buso butangana na 30, Isirayeli yakungana n'u Rwanda, bahinga ku buso bwa 30% gusa y'igihugu, ahandi hose n'ubutayo n'amabuye, ariko barariye barahaga basagurira amahanga. Nibo bantu bashora imbuto nyinshi i Burayi no muri Amerika. Twigeze kubabaza, twebwe tugusha imvura amezi 9, mwebwe mu mwaka ari igihe mutagusha imvura byibuze rimwe mu kwezi. Mwarariye murahaze, twebwe turashonje, habaye iki? N'abantu rero bazi kwihenura, baratubwira ngo erega ngo ikibazo mwebwe ubutayo bwanyu mubufite mu mutwe, twebwe tubufite hano bugaragare ku bwanyu buri mu mutwe. Koko dusanga burahari, kuko imvura dufite n'imigezi tukaba dushonje, abandi bo bahaze, ntibyumvikana. Iyo bavuze ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo, n'abambere mu gisirikare, n'abambere mu buhinzi, n'abambere mu ikoranabuhanga, ibintu byose abisirayeli ni umutwe. Ibyo Bibiliya ivuga ntibiri mu mpapuro hano inyuguti z'umukara ku mpapuro z'umweru, biri mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nagira ngo mbinginge ugerageze kubisoma, ariko unabyinjize mu buzima bwawe. Niba Bibiliya ivuga kubabarira, nta muntu wananiwe kubabarira. Niba Bibiliya ivuga gusenga, usenga kangahe ku munsi? Niba Bibiliya ivuga kwihangana, nta bintu byakunaniye kwihanganira mu buzima. Niba Bibiliya ivuga kwatura, nta byaha ubitse mu mutima byakunaniye kwatura. Nitugerageza guhuza ibyanditswe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ni ukuri ubuzima bwacu buzahinduka. Ibintu byose Bibiliya ivuga ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni umwuka, rishobora guhindura ubuzima bwacu tukabaho duhindutse. Ariko ikibazo tubizi mu mutwe no mu mpapuro. Igihe cyose uzabigerageza, uhereye umunsi nutangira kubigerageza, uzabona ubuzima bwawe buhinduka kandi cyane. Aha ni abakristo batandukanira n'abatari bo. Iyo umukristo ahuje ijambo ry'Imana n'ubuzima, abasha kwishima nta gishimishije kihari, abasha kugira amahoro kandi ari mu mahoro make. Birasa nkaho ababayeho ubuzima bwihariye biri ku ruhande, kubera iki? Ijambo ry'Imana nyene rirahindura, rizana impinduka. Nkizwa, hari ukuntu iyo wakizwaga muri sosiyete byari bigisuzuguritse cyane muri 87, abantu bose babaga bagucunze. Iyo wibeshaga ukavuga nabi cyangwa se ukarakara, bahita bakubaza ngo nawe se? Nk'ibyo mwebwe murabivuga, ugahita wumvuga izisoni. Ariko kuri ubu abantu bose bitwa ba murokore, n'abafite amanyanga, reka nze mbaho urugero rw'ibyo mvuze. Ubu mu gihugu abakristo barenze 80%. Ariko iyo urebye abantu bakonsoma inzoga uko bangana, u Rwanda ruri mu bihugu bimwe inzoga nyinshi muri Afurika. None ubwo zinywebwa nande? Ko abakristo 80%. Sinatanga ingero zindi, ni nyinshi zigaragaza ko abantu benshi bafite ubukristo mu mazina, ariko mu by'ukuri urebye ijambo ry'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi ubishaka ukabibura. Hano rero havuze ngo kuko uzi uwakwigishije kandi uzi kuhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe. Iyo bavuze ngo kumenya ibyanditswe, ntabwo ari ukubimenya mu mutwe, ahubwo ni ibyanditswe byinjiye mu buzima bwawe bikazana impinduka. Ntureba, Bibiliya ni igitabo kitari kinini, ariko abantu barangije gusoma Bibiliya si benshi. Ngo ahere mu itangiriro ageze mu byahishuwe, ntabwo ari benshi. Ariko nubwo waba ibyo utarabibasha, yenda umutwe wawe utabasha kubifata, reka nkubwire uburyo bwiza bwo kumenya Bibiliya. Nufata umurongo wo muri Bibiliya ukawinjiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizatangira bigutsinde, uzatangira utabyumva, ariko uko uzagenda bigutsinda ubyuka wihana wongera ugerageza, bizagera igihe nushobora kwinjiza ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, ntabwo uzongera kunanirwa kumenya aho byanditswe, kuko riba ryarapfanye nawe, mbese riba ryarakwishe. Murabizi ko ijambo ry'Imana ari inkota ya mwugabiri,
rirakwica. Reka nze mbaho urugero. Muzi kubabarira utagusabye imbabazi, mugira ngo biraryoshe? Niba ari ikintu kibiha, ni ukubabarira utagusabye imbabazi. Kumva uriho urapfa ukavuga ati reka mubabarire, ntako niko ibyanditswe bivuga. Uko kumva inkota yahuranya umutima, ariko ukavuga ati niko Bibiliya ivuga, nzabigerageza. Kandi iyo ubishoboye uba wumva wabyina intsinzi, kuko Imana ibikoze ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rirakwica, ukongera ukazuka, ukongera kubaho uri umuntu mushasha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ritandukanya igufa n'umusokoro, ritandukanya ubugingo na kamere, ukamenya aho uhagarara. Hano Bibiliya yatubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Haleluya. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'abantu. Hari umuntu yavuze ngo politike ni amagambo y'abantu. Hari ukuntu abantu baba bazi kuvuga, bakagerageza kugira ibyo bizeza abaturage, kandi bakabigerageza bakabikora, ni byiza. Ariko Bibiliya yo ni ijambo ry'Imana, ryahumetswe n'Imana. Bibiliya yanditswe imyaka 1600, yandikwa n'abantu barenze 40. Yandikwa mu ikintu cyantangaje ku byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Uzi ko umuntu yahanuraga agapfa, bagashiraho virgule, hakazaza undi nyuma y'imyaka 100, wa undi yarapfuye, agakomerezaho ukagira ngo bari kumwe cyangwa se baravukanaga. Kubera iki? Umwuka bahumekeye n'umwe. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Hari abantu benshi bandika ibitabo birimo ubuhanga pe, ariko nta gitabo kirenze imyaka 50 kigifite 6. Ariko Bibiliya yo imaze imyaka yose igifite umwimerere wayo. Nico gitabo gikunzwe, nico gitabo kiri ubuzima. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Haleluya. Biragoye kubivuga mu gihe abantu benshi nyene bakunda ubuhanuzi badakunda ibyanditswe byera, ariko ngewe ndabizi ko ubuhanuzi bwose bwuzurira muri Bibiliya. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Bigira umumaro wa mbere wo kwigisha umuntu. Wadukorera kariste k'ibyo Bibiliya imaze kukwigisha kuva ugeze mu gakiza. Umaze guhinduka ku ngeso zingahe, hasigaye zingahe? Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Iyo Bibiliya ivuga kwigisha, Dawidi yaravuze ngo iyo nshize ibyanditswe byera mu buzima bwanjye ndajijuka nkarusha abasaza. Murabizi ko ubwenge buva ahantu hane. Hari ubwenge bwa karemano, hari ubumenyi twiga mu ishure, hakaba ubwenge bw'impano, hakabaho n'ubwenge bwo kubaha Imana. Iyo winjije ibyanditswe byera mu buzima bwawe urajijuka. Zembaho urugero, umuntu yakoze PhD, ushobora kumusanga ku muhanda yasinze, ariko umukecuru w'inyamagabe yuzuye umwuka wera atashobora gukora ku nzoka. Umuntu uzi ubwenge arasambana, yarize kaminuza, ariko umukobwa wa hano yuzuye imbaraga z'ubumana atatinyuka kubikinisha. Kubera iki? Ibyanditswe byera byaramuhinduye, azi ijambo ry'Imana rivuga. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Hari abantu bazi ubwenge bajya kuraguza, bakamuha utuntu ngo yambariraho ngo tuzamuha amahirwe, ariko umuntu utazi, udafite amashuri menshi, yuzuye imbaraga z'ubumana, abazi ko umugisha utangwa n'Imana udatangwa n'abapfumu. Ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamujijura. None se mwagira ngo isi zarangizwa n'abandi? Zarangizwa n'injiji. None se murareba isi ni nziza pe, ariko ibi bomba atomike babitse wagira ngo ntibizabiyicira bonyine. Ibyo bita ubwenge nibyo bizabarangiza. Kandi buri gihugu kigerageza nyine kubika ibitwaro nka bene ibyo kugira ngo batinyike. Ariko none se ubu reka nkubaze, ubaramutse ubitse uburozi mu nzu, waba uzi buzahitana nde? Gufata bomba atomike ukayibika mu gihugu cyawe ngo wabaye umugabo, ubuzituritse.
hari igihe bijya bibaho nyine ibisasu bikituritsa wenda kubera ubushuhe cyangwa se ikindi kintu bikituriza, ubuse bituritse si wowe watangira gupfa n'abaturage bawe. Ariko kugira ngo ukajya wumva isi zarangizwa n'abantu bavuga ko bize ariko badafite kubaha Imana muri bo, aho gukora ibibateza imbere bagakora ibizabica. Bibiliya tubwiye ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu, hanyuma icya kabiri no kumwemeza ibyaha. Haleluya! Abagabo b'Abanyafurika n'abantu bazi kumetiriza amarangamutima yabo, nubwo bamukubita ntiyarira. Ariko iyo umugabo yahuye n'ibyanditswe byera bikamurika mu mutima we, amarira aramanuka akavanga n'ibimyira. Ibintu bya protokole y'amarangamutima n'imiterere birahagarara. Kuko ijambo ry'Imana iyo rimuritse nitabaza riri ku gitereko cyayo. Iyo rimuritse mu mutima uhita ubona ububi bwawe ukavuga ati yo burya ninjye wabambye Yesu ku musaraba, ndi mubi kuri iki kigero. Muzarebe iyo umuntu ataramurikirwa n'ibyanditswe ahorana ukuri. Muzanshinje ninde wambonye kuki mungendaho. Ariko iyo ibyanditswe byera byaje umuntu ararira ari mu cyumba ari wenyene, umuntu amenya ko ari mubi hanyuma agashaka Yesu akamubabarira. Nimubona umuntu ataramurikirwa ntibizabagore ngo mwirirwe mumubwira amakosa ye, kuko ataramurikirwa aba yumva ari umwere. Ariko iyo amurikiwe n'Imana ahita amenya ko ari umunyabyaha. Icyo dukwiye gusengera ni abantu bataramurikirwa n'ijambo ry'Imana ngo ribamurikire. Ubundi iyo ucanye itara umwijima urahunga. Umunsi ijambo ry'Imana ryakumurikiye uzamenya kuri mubi. Reka mbaho urugero. Yesaya yagiye mu rusengero, yari amaze imyaka 5 ahanura, yari umuhanuzi ukomeye, ariko asanga uwo munsi itara ryamuritse, asanga ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero. Yahise avuga ngo ndapfuye, mbonye Imana mfite iminwa yanduye n'abo tubana bose baranduye. Umunsi wamurikiwe uzamenya ko wanduye, umenye naho wanduriye. Imana ihitiraza imukozi ikara ku munwa, iravuga ngo ndatuma nde, aravuga ngo ndahari, aba ni njye utuma. Umunsi wamurikiwe uzamenya ngo ndinde, naremewe iki, impano yanjye ni iyi, ni iki mpamagarirwa gukora, nihe nkwiye kubikorera. Dukwiye kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu, niko Bibiliya tubwiye, no kumwemeza ibyaha. Kimwe mu bintu bisenya ingo nuko abagabo hora bashinjanya n'abagore, kuko umeze gutya aya makosa unkorera naya rimwe na rimwe ukabona nta nico bimubwiye. Ariko umunsi yamurikiwe n'umwuka wera azamenya hakwiye guhinduka. Nta muntu yakwemera ibyaha atabyemejwe n'ijambo ry'Imana. Nta muntu yakwemera ibyaha atabyemejwe n'umwuka. Hanyuma icya gatatu, Bibiliya yatubwiye ngo no kumutunganya. Ijambo ry'Imana rishira umuntu ku murongo, rikamutunganya. Umuntu yavugiraga hejuru, nari ngiye gukoresha imvugo yo mu muhanda, muza abantu bita inshinzi, akavuga akifata nk'agakombe k'abana, akajya avuga ameze nkago ari umudamu cyangwa ari umukobwa. Ariko iyo ahuye n'ijambo ry'Imana yo aba ari umugwaneza kuruta abantu bose bo ku isi. Siko Bibiliya ivuga ngo Mose yari umuntu bari abantu babegeya bagira bavuga bigoranye, akenshi bararakara cyane kuko biramugora kuvuga bikamurakaza. Mose niko yari ameze. Mwibuke ko yari umuntu yashobora kwica umunyagiputa agahita amutaba ako kanya. Yagiraga umujinya utabaho, kandi yawukomora kwa Serewi, kwa sekuru. Nawe niko yari ameze sekuru, byari uruhererekane rw'umuryango. Ariko umunsi Imana yamutunganyirije mu butayu, Imana yamutanga ubuhamya iravuga ngo mu bagwaneza bose bo ku isi ntawungana nka Mose. Hajya gakiza kaguhinduyeho iki kuvuje mu nzu y'Imana? Byibuze wahindutse umugwaneza, waretse kuvuga nabi, aho uhuriye n'ijambo ry'Imana ryaraguhinduye, riragutunganya, ko ariko Bibiliya yatubwiye. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo no kumuhanira gukiranuka. Kimwe mu bintu ijambo ry'Imana rikora, rikwigisha gukiranuka ku gato na kanini. Na bya byaha abantu batita ibyaha bimwe bita bito bito, ijambo ry'Imana riragutunganya ukiga gukiranuka ku gato na kanini. Mu byo uvuga, gukoresha telefone yawe,
uko ukoresha umwanya wawe, uko ukoresha amafaranga yawe, uko usabana n'abandi, inshuti n'ibindi. Ijambo ry'Imana rikwigisha guhitamwo neza, rikakwigisha gukiranuka ku gato na kanini. Hanyuma umva inyungu yabyo rero, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo akore imirimo myiza yose. Ibi navuze haruguru bigira imimaro itatu. Uwa mbere ni ukugira ngo umuntu w'Imana abashitse ari perfect, abashitse. Nigeze kubana n'umuntu mu nzu imyaka 5, turinda dutandukana, nta kosa mubonyeho. Wambaza ngo yari umumarayika? Hoya, yari umuntu, ariko yari umuntu ufite umutima uciye bugufi, yari umuntu uzi gusaba imbabazi, yari umuntu utakora ibyaha by'ibigambirirano, yari umuntu ubundi umuntu w'Imana nuko yari akwiye kubaho, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse atafite inenge. Ijambo ry'Imana rishobora kukugeza ku kigero ubaho ushitse, ukora ibintu neza mu mwuzuro. Ushitse no kuvuga ngo ukora ibintu mu buryo bwiza bw'ubumana. Muribuka ko nangiye kuvuga ngo kera, kandi bamwe bakijwe vuba. Kera iyo wabonaga mwene data wahita wumva uruhutse, ukabonye umuntu wasigira inzu ukagenda ukamusiga muri boutique, ukumva ufite icyizere, mbese wabaga. Ariko ubu hari igihe bakubwira ngo hagukoresha umukozi w'umurokore, nakoresha utari we. Kubera iki? Abantu bashitse bagenda babura. Nyamara urufatiro rw'Imana ruracariho, rwanditseho ngo Uwiteka azabe, kandi uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Kugira ngo umuntu w'Imana abashitse, numushakaho urukundo usanga rufite, aba ari umuntu azi kwihangana, aba ari umuntu azi guca bugufi. Umuntu w'Imana abashitse. Hanyuma icya kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo afite ibimukwiriye byose. Ni ukuvuga ngo yubatse neza mu nguni zombi, yubatse neza, afite ibimukwiriye. Icya gatatu, Bibiliya yatubwiye ngo akora imirimo myiza yose. Aho navuga ko hakomeye. Mwari muzi ko abantu benshi bazarinda bapfa batazi icyo baremewe? Kandi mwibuke ko mu isi tutari ba mukerarugendo, twaje kuri mission. Imana ifite ikintu yakohereje gukora mu isi. Icyo yakuremeye gukora uzanakibazwa nuhagarara imbere y'Imana. Niyo mpamvu ukwiye kubaza Imana ngo wandemeye iki? Mpishurira ikintu nkwiye gukora mu bwami bwawe. Nuhagarara imbere y'Imana, nta zina ry'itorero bazahamagara, nta zina, ntuzatwajyana n'umuryango wawe wose. Uko wavutse mu nda ya mama uri wenyine, niko uzahagarara imbere y'Imana uri wenyine. Ikibabaje rero ni uko uzava mu isi utazi icyo waje kuhakora. Turaba Imana yaremye, ituremeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Nujya ubyuka mu gitondo ujye ubwira Imana ngo Mana, urakoze ko mpaye gukanguka, umpindura indogoba yawe ugenderaho, ushobore gusohoza ubushake bw'Imana mu isi. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kukubyara ukavuka ukaba umwana w'Imana, ukwiye kubaho ubuzima buyubaha, hanyuma ugakora ukamamaza ubwami bwayo, ubushake bw'Imana bukaza mu isi. Aba bantu bateraniye hano, buri wese aramutse amenye icyo Imana yamuremeye, akagerageza gukora imirimo myiza aho atuye, ubwami bw'Imana bwaza Karongi. Ubwami bw'Imana bwaza muri serivisi aho ukora, ubwami bw'Imana bwaza mu muryango aho washatse cyangwa washatswe, ubwami bw'Imana bwaza. Uyu ukora ku buryo uhagararira Imana neza mu isi, kuko umunsi umwe uzasoza imirimo yawe. Ibi mvuze nta mahitamo arimo, ubishaka cyangwa utabishaka uzagenda. Aha turi hari abandi barahava, natwe turahaza, natwe tuzahava haza abandi. Ikibazo rero, uzasiga inkuru kimusozi, niko uzasiga ukoze mu isi. Turaba Imana yaremye, ituremeye gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu.
hari abakristo nyine baza bagaterana bagataha ariko adafite umurimo n'umwe akora mu bwami bw'Imana. Mbibutse ko Tabita Dorcas ntabwo yazuwe n'amarira y'abapfakazi, yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Korneliyo Imana yaravuze ngo gusenga bigeretseho kugira ubuntu byazamukiye kubugubutsa imbere y'Imana. Ntabwo Yesu yegasiza dukopeje urubanza tuzabazwa. Yavuze ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfunzwe muza kunsura, nari umushyitsi murancumbikira, nari inyotewe mu amazi yo kunywa. Ibyo se ari umuntu byananira? Biroroshe, ahubwo nuko tutazi imirimo myiza dukwiye gukora muri Kristo Yesu. Ni gute ugira imyenda 10 mu kabati hari umuntu uzi adafite umwenda n'umwe wo kwambara kandi umuzi? Ariko rero abanyafrika ntabaturenganye, twabanje kugira ibirarane by'inzara. Noneho niyo tugize umugisha tubanza kujya gusiba ibirarane. Ubugira ngo byose bikwitirirwe bibi byawe ujye bireba birunze kumva kuko gukomera. Ariko Bibiliya avuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Iyo uhawe ntutange ubufumbase nta handi ibindi bibona bijya, ariko iyo urambuye ugatanga ibindi bibona aho bijya bikaza. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ntabwo gukorera umugisha bigoye. Ngewe nakijijwe muri 86 na 7 nta twara abaturage bahinga. Iyo nakubwiriza nkabona utinze kubyumva nahita nza kuguha umubyizi nkaguhingira kugira ngo nkurari kuzaze ku rusengero. Ndashimira Imana abantu bose nahingiye barakijijwe. Nico nari mfite cyo gutanga. Wowe ushobora kuba ufite ibirenze ibyo. Nta muntu n'umwe udafite icyo gutanga. Byibuze watanga umwanya wawe ukava mu rugo ukajya kuganiriza umuntu ubona akeneye kwakira Yesu. Hanyuma kuko utari umubwiriza cyane ukamurarika akaza ku rusengero akazahura n'ijambo ry'Imana. Abantu ufite muri telefone iyo ushizemwo me to you wahamagara umuntu umwe byibuze ukamubwira ati Yesu aragukunda. Ibyo ntibyoroshe. Nta muntu n'umwe adafite icyo gutanga, ahubwo nuko tutamenye icyo twaremewe. Nagira ngo nsoze gutya, nagira ngo mbibutse ko dukwiye kwemera kuba bigishwa ba Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rikaduhindura, rikagira umumaro mu buzima bwacu. Ntitubimenye mu mutwe no mu mpapuro, bigahindura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Twunamisha amaso dusenga. Nifuza gusengana nawe niba waracitse intege ukaba wumva ijambo ry'Imana rikwiye kuguhindura, cyangwa se ushaka kwakira Yesu bwa mbere, uhari wahaguruka tugafatanya gusenga. Umuntu wese ashaka ko dusengana ahaguruke mu mwanya we dufatanye gusenga. Data mu izina rya Yesu, ngushimiye umunsi uduhaye kugira ngo tuwishimiremo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Reka twe kubisiga hano, reka bihinduke ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ijambo ryawe niriduhindure, ijambo ryawe nirihindura imibereho yacu, ijambo ry'Imana nirihindura imitekerereze yacu, ijambo ry'Imana nirihindura imikorere yacu itari imeze neza, ijambo ry'Imana rikomeze kudutsinda no kutwemeza ibyo abantu batatwemeza, ijambo ry'Imana rihindure imikorere yacu. Mwami, ijambo ry'Imana niginjire, turarihaye ikaze kugira ngo ryivange mu mikorere, mu buzima bwa buri munsi, mu mivugire, mu mitekerereze, mu maproje yacu, mu kubaho kwacu. Ijambo ry'Imana rizana ubuzima mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami, kandi tugisenga dusengeye abantu bagwaye. Ijambo ryawe niribakize, ijambo ryawe riherekezwe n'imimenyetso n'ibitangaza, abantu bakire bagirirwe neza n'Imana. Mwami, ijambo ry'Imana nirigirukana imbaraga z'umwijima zitera ubugwayi mu bana b'Imana. Izo mbaraga mbi nizitsindwe mu izina rya Yesu. Turasenga kugira ngo abafite ibyifuzo bitandukanye babere igisubizo, kiganza cyawe gikora imirimo ikomeye, haba impinduka nziza mu bana bawe. Reka Mwami, ijambo ryawe riduhindure, abaduseka ko twakijijwe, abo twasize hirya, nibatureba batuboneho imirimo myiza, bahimbaze Data wo mu ijuru. Bana na buri wese nkuko